Haleluya, haleluya. Uru rugendo turimo rufite warutangiye. Haleluya. Si ibintu twihimbiye, si ibintu wabyutse ngo wadukane. Uru rugendo turimo rufite warutangiye. Dufite umwuka w'Imana wamuritse ibya Kristo, turabihishurirwa. Amaso yacu arahumuka, turamwizera. Haleluya. Yarabayeho mu gihe kitari icyacu, yarapfiriye Golgotha tudahari, ariko turamwizera. Hari umuntu watangiye uyu murimo kugira ngo rero ube mu ntwari zo kwizera zitagira iminsi yo kugabanukirwa. Abo umwanzi azagosora ntibagosoke, nuko duhora twisunga uwo nguwo watangiye umurimo mwiza muri twe. Ndashaka gushyira akanyamuneza mu maso ya Yesu. Haleluya. Ndashaka kubaho ubuzima butera Yesu wanjye kumwenyura. Haleluya. Erega twerekezaho amaso, aratureba turyamye, aratureba tubyuka, aratureba tugenda, hanyuma akamwenyura akavuga ati mfite umwana, mfite umuhungu n'umukobwa bashyize akanyamuneza mu maso yanjye. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ariko iyo umunyabyaha umwe gusa akijijwe, ngo mu ijuru haba umunezero mwinshi kubw'uwo munyabyaha wakijijwe. Biba bigenze gute? Mu bwami bw'Imana bavuga ngo tubonye undi muhungu, havutse undi mukobwa muri ubu bwami ugiye kutugendera. Haleluya. Havutse umuhungu n'umukobwa bagiye gutwara ubwami bw'Imana mu isi. Havutse umuhungu n'umukobwa bagiye kuzana undi mucyo mwinshi muri iyi si yari icuze umwijima. Hanyuma rero igiteye agahinda, ubwo bwami bwajya kubona bakabona umwana wavutse agumyaho. Nta mubyeyi n'umwe utagira agahinda, aramutse abyaye agakikira. Ariko igihe cyo kugenda cyagera umwana ntagende, igihe cyo kwicara cyagera umwana ntiyicare, igihe cyo kuvuga cyagera umwana ntavuge. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Igihe cyo gutuma uwo mwana ngo akore uturimo two mu rugo akaba atabibashije. Mwibuke watangiye umurimo mwiza muri twebwe n'uwo kwizerwa. Dusabwa iki? Gukomeza kumwisunga. Imbaraga ze nizo zikorera muri twebwe tugahinduka abana bakurira mu buntu bw'Imana. Haleluya, haleluya. Kandi iyo turimo twibonaho kudakura, ibyo nibyo bidusunikira mu gusenga no kuririra Imana. Ukavuga uti impinduka nsoma muri Bibiliya, ubuzima bw'Imana nsoma muri Bibiliya ko budakoreka kuri njyewe, ko ntarimo kububona. Izi mbaraga bavuga y'umubatizo w'Umwuka Wera biri hehe? Ibyo bikagusunikira mu gusenga no kwiherera, ubwira Imana ngo Mana, iri sezerano ko ari iryacu, icyo data yasezeranye ko cyamaze gutangwa, njyewe ubuzima bwanjye kuki butabifite. Haleluya. Yesu yaravuze ngo ntibishoboka ko abamusaba Umwuka Wera ngo data atazamuha. Ndetse niho cyanditswe cy'isezerano kiri rwose, kivuga ngo niba muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza. Niba umwana watagusaba umugati ngo umuhibuye, ese data we ntazaha Umwuka Wera abamumusaba? Ese amasengesho y'abera basabwa kubatizwa, basabwa kuzuza Umwuka Wera, ese amasengesho y'abera aracyabaho? Niki kidusunikira mu mavumo gusenga? Niki kidusunikira mu misozi gusenga? Niki kitujyana mu butayu gusenga? Nibiki bidusengesha? Ndagira ngo uvugane n'umutima wawe. Abantu baracyakumbura umubatizo w'Umwuka Wera. Abantu baracyakumbura kuzuzwa. Abantu baracyakumbura iby'ijuru ko biba byuzurira muri twebwe abantu b'umubiri basanzwe. Urwabya rworoshye ruracyakumbura ububwiru bwose tubikiye muri Kristo Yesu. Ese biracyatera abera gusenga? Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ngiye gushima Imana ingiriye yo guhagarara imbere yanyu dusangira ibyiza umwami Yesu. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha Itorero Methodiste Paruwasi y'ahangaha yanyizeye ikantumira kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Evera Pastor Imana imuha umugisha n'umuryango we ndetse n'abakozi b'Imana mwese mukorana umurimo w'Imana. Mwami Yesu abaho umugisha. Niyo kwizerwa ntabwo yararikira abantu busa. Njya vuga ngo n'abantu basanzwe babandi baba ari abagabo b'ijambo cyangwa se abo twita imfura, ntashobora kugutumira ubusa. Ntabwo yagutumira mudafite gahunda y'umumaro. Mbese uko abantu baba abantu b'ijambo niko batagira umwanya wo gupfa ubusa. Nankanswe rero Imana umuremyi w'ijuru n'isi ntabwo yaturarikira ubusa. Iratugirira neza, irazana guhembuka mu mitima yacu. Turabona ubuntu bwayo ku buzima bwacu nta kabuza. Haleluya. Icyama umutima wawe ukaba winjiye muri biterane witeguye guhura n'Imana, n'ukuri urayibona kuko iraboneka. Imana ibahe umugisha. Ikindi navuga gatoya,
wenda kitandeba cyane ariko ko mfite microphone navuga nuko Itoro Methodiste mwavukiye mu bubyutse. Ya mwarize amateka nta kuntu kandi mwamutayaze amateka y'itorero ryanyu mwabyawe n'abagabo bafite ububyutse. Haleluya. Ntago rero wemerewe rwose kubaho udafite ububyutse mu mitima yanyu. Hagombye guhaguruka abasore n'inkumi muri twebwe muri mwebwe bavuga ngo Imana izankoresha ibirenze ibyo yakoresheje ba John Wesley. Nicyo cyifuzo cyawe, ni ku mutima wanyu wagombye kuba umeze. Ibi murimo muririmba izi credo byo mwizera mu myaka myinshi ishize byakoze ibitangaza. Byari ibihe by'ubuyobe bwinshi, abantu batazi ibyo bakwiye kwizera n'ibindi batizera. Rero byakoraga ibitangaza bikagarura abantu ku murongo bakamenya ibyo bizera ibyo ari byo. Ntimukabiririmbe rero nk'abaririmba gusa, ahubwo mujye mumenya ngo byari birimo imbaraga z'Imana zitangaje. Sibyo nshuti z'Imana? Nakurikiye indirimbo yanyu, ntabwo nayifashe mu mutwe ariko amagambo ayirimo nayumvise. Ubwayo uyitekerejeho ukabaho nk'uko ivuga, ni ukuri habaho impinduka mu gihe cyacu. Imana ibaho umugisha, umenye ngo ndiba ndi Methodist. Za metode Imana yari yahaye bari abagabo b'Imana batangirije itorero. Umwuka wera akazikoreramo, abantu ibihumbi n'ibihumbagiza bagakizwa, bakuzura umwuka wera. Ni ukuri ntiwemerewe ko byo wowe byakugeraho bikakubera amagambo gusa. Sibyo nshuti z'Imana? Mwami Yesu aduhane umugisha. Haleluya. Mutima wanjye wifuza wishimira kuzabona ububyutse nsoma muri Bibiliya. Nizeye ko Imana izangirira ubuntu, ndabitegereje ko nzabona ubuzima dusoma muri Bibiliya nkabubona bwahindutse ubufatika mu gihe cyacu, aho imbaraga z'Imana zuzura abantu bakihana, abantu bakamenya Yesu, abantu bagakizwa, ibitangaza n'ibimenyetso bigakoreka. Ndabitegereje, reka dufatanye kubitegereza. Haleluya. Icyakora ububyutse bwose bugira icyo twita cost, cyangwa bugira ikiguzi. Nta bubyutse buza abantu batasenze, nta bubyutse buza abantu batitanze, bugira ikiguzi. Reka dufatanye dushobojwe n'umwuka wera kugira ngo wowe nanjye duhinduke agent, cyangwa duhinduke abakozi, abantu, ibikoresho Imana ishobora gukoresha kugira ngo tuzane ububyutse. Gusenga kose kuravuna. Nta gusenga kutavuna, nta kwiyiriza kutavuna, nta kintu cy'umwuka kizana n'ubuzima n'ibintu bifatika kitavuna uyu mubiri. Uyu mubiri wacu ni umunebwe. Uyu mubiri ukunda kudamarara, uyu mubiri ukunda kuryama, uyu mubiri ukunda ibitotsi. Ariko koste y'ububyutse cyangwa ikiguzi cy'ububyutse iteka bivuna uyu mubiri. Ariko nimureke kubw'ubuntu bw'Imana abagize umugisha tugakizwa, twitange mu gihe cyacu. Haleluya. Ubwira Imana uti Imana ndi hano, korana nanjye. Mwuka wera nyigisha gusenga, garura ibihe byo kwiyiriza mu buzima bwanjye. Ushize nakurikiraga umukozi w'Imana, ni umusaza ntakiriho, yitwa Derek Prince. Agira inyigisho nziza, abagize umugisha wo kumva ibyongereza mwajya muzumva. Arimo avuga uburyo mu bakristo ahenshi ni abatemera iby'inzoga, kandi biranadukwiriye. Ntekereza ko utakuzura umwuka wera wuzuye n'inzoga, kimwe gisunika ikindi. Ariko arimo avuga uburyo gutegekwa n'inda abera benshi batakibyumva nk'ikibazo. Uvuga ngo tuvuga ku nzoga gusa ariko tukibagirwa no ku biryo byinshi. Ntabwo rimwe mvuga mwarakoze kutwakira. Akwiye kubaho iminsi yo kurya, ariko hakwiye no kubaho iminsi yo kwibuza kurya. Ni ikintu kitakigezweho muri iki gihe cya none kubera ubumenyi, siyanse. Tumenya nyine ko imibiri igomba gufatwa neza, ariko twebwe turabizi ko ntago turi uyu mubiri gusa, dufite ikindi gice cy'umwuka. Haleluya. Kigaburirwa iby'umwuka. Rero twongere inshuti z'Imana dukumira ko inzoga n'ibibi byazo, ariko tunamenya ko tudakwiriye no gutegekwa n'ibiryo n'inda, ngo tubure akanya ko gushaka mu maso y'Imana, tunanirwe kwigoma. Ako karagaciyemo, hanyuma reka tuganire, nubwo nayo ari amagambo y'Imana, tuyafashe rwose yatugirira umumaro. Cyane cyane ninginge abakiri batoya, itorero atari hano gusa, no hirya no hino, iyi si yo shusho y'ukuri y'itorero. Ishusho y'ukuri y'itorero iri muri Bibiliya. Nubona uko itorero ry'ibyakozwe n'intumwa ryari rimeze, uko basengaga umwuka wera akabuzura, yarabuzuye ku munsi wa Pentecote, n'ibindi bihe byose byakurikiyeho, tugeze hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya 4,
ubwo bari babafungiye ko bakoreshejwe ibitangaza n'ibimenyetso kandi bababuza gukomeza kwigisha muri iryo zina, ariko ngo barongera barasenga. Nibwo buzima byakozwe n'intumwa byose, n'ubwo buzima barongera barasenga, ngo aho bari haratitira haratigita, barongera buzuza umwuka wera kandi bahabwa ubushizi bw'amanga, bakomeza kuvuga iryo zina rya Yesu badatinya, biteguye no gupfa. Ririya ni ryo shusho ry'itorero. Rero batoya bacu, mutagira ngo iri shusho ryaho ibyaha no kwera bivangavanga, mutagira ngo niyo shusho y'ukuri. Itorero rya mbere ryashyizwe ku rufatiro rwo kwezwa rukomeye ku buryo Imana itihanganiye n'akanyoma gatoya. Muribuka abagabo b'Imana n'abitaba Imana kuko bari mu bandi bizera baje gutanga, nk'uko Barinaba bajyaga batanga ibyabo bakagurisha byose hanyuma bakazana ku birenge by'intumwa. Muramuzi Ananiya na Safira. Akanyoma gatoya kuko ryari urufatiro, ryari itangiriro, nako ntikemewe, Imana ntiyakemeye. Kandi bari bagurishije ibyabo, bari bafite umudendezo wo kuza kuvuga ngo turatangaho igice hanyuma igice kizadukenura mu muryango. Burya ibyo bintu biremewe, ariko baravuze ngo ni ibi byose nibyo byose twagurishije. Kubera iki? Bashakaga ngira ngo izina cyangwa icyubahiro haraho, nibyo nibwira, kimeze nk'icy'abandi batanze byose, nabo bashyiramo akanyoma gato. Imana rero ntiyihanganiye akanyoma gato mu itangiriro ry'itorero. Haleluya. Petero arababwira ngo ntago ari twe mubeshye umwuka wera, mubeshye Imana. Umugore araza nawe hanyuma bisubiramo neza nk'uko bari bapa. Uzi guhuza ikinyoma, umugore n'umugabo bakagihuriraho bakagihagararamo neza. Umugore araza aravuga ati ni ibi byose nuko byagenze, aya niyo mafaranga twakuye mu masambu yacu. Arabambwira ati dore ibirenge byuzanye byabavuye gushyingura umugabo wawe, nawe biraje bikujyane, bombi bagwaho, umwuka urahera. Itorero rero ni institution, nicyo kigo cyagenewe kuzura imbaraga z'Imana. Haleluya. Cyagenewe kugaragaza ishusho y'Imana n'imikorere y'Imana mu isi. Mu isi harimo ibindi bikorwa bifite amafaranga, bifite ubushobozi, ibikorwa byose rwose gakunda, ibikorwa byabo bigafatika. Ariko itorero, umubiri wa Kristo, umugeni wa Kristo, haleluya, ni wo mubiri ukomeye, nicyo gikorwa gikomeye mu isi. Niho Imana yerekeje amaso, nitwebwe Imana itegerejeho umukiro no gukira k'ubugingo bw'abantu. Abantu bakava mu byaha, bakava mu irimbukiro, bagahuzwa na Kristo, bakaba b'Imana yabageneye kubaho mu minsi batijwe hano ku isi. Haleluya. Turi umuti rero, turi igisubizo, ntitukabyibagirwe. Iyo rero umuntu amenye ko afite responsibility ikomeye, inshingano ikomeye, imyitwarire irahinduka. Nuvuga ngo ntago twabaho tudashaka mu maso y'Imana, ntago tudasenga, kandi tuzi ko dufite inshingano ikomeye yo kuzana igisubizo n'umucyo mu isi yacu. Nimwemere ko tunyagwa nshuti z'Imana. Haleluya. Kuko n'abandi bantu bafite amagambo asanzwe. Abanyapolitike baragira meza kandi arimo n'ibisubizo. Batuzanira za mitiweli, batwubakira imihanda, batwubakira amashuri. Turi mu gihugu rwose gisiganwa mu iterambere. Ibyo barabikora kuko nicyo bashinzwe iki gice cy'inyuma cy'imibereho myiza yacu. Ariko dufite kandi gace k'umwuka nshuti z'Imana gusa. Nidusinzira tukiryamira, tuzaba duhemukiye generasiyo zizakurikiraho. Haleluya. Kuko iyo tubaye abanyantege nkeya, urubyaro rukurikiraho tururaga intege nkeya. Niyo mpamvu we nanjye dukwiriye guhaguruka dushobojwe n'imbaraga z'Imana, tukongera tugashaka mu maso y'Imana, kongera ukagira ibihe byo gusenga wenyine. Ari mvuze ngo wenyine kubera iki? Isengesho rya rusange ni ryiza, ndetse n'amateraniro y'abera ni meza, na Bibiliya bitubwira mu Baheburayo. Kandi niko rumwe ntirugira umuriro, iyo twahuye turatyazanya, impano zawe zikankorera, izanjye zikagukorera, tugafashwa rwose nk'umubiri wa Kristo. Ariko byoroshye kugwa mu mutego iyo dusenga twegeranye, byoroshye kugwa mu mutego uko natondeka amagambo mu buryo uri bwumve ntungaye. Kuko uri muranyumva, nanjye ndimo numva imisengere yawe, agerageza gutondeka amagambo mu murongo. Noneho rero abera benshi bagaheraho, ntibagira umwanya wo kuza nk'abambaye ubusa bari bonyine imbere y'Imana, tugatakaza ikintu cyangombwa. Imana itugirira ubuntu. Abera benshi bandi barimo baranyagwa, ntibazi gusenga bari bonyine. Iteka iyo bagiye gusenga bitwaza uwo bakeka ko ari uvugana n'Imana. Iteka agasengera mu wundi muntu, ajyana n'umuhanuzi w'iwabo, ajyana n'umuntu uzi kuvugana n'Imana, kandi Imana yitwa Data. Haleluya. Yesu rwose yaduhaye, yarabitubwiye ko intama ze zumva ijwi rye. Nawe urabyemerewe kumva ijwi ry'Imana, nawe ni umugabane wawe. Imana ibahe umugisha. Haleluya.
nongere mbashimire ukuntu muri organized, ukuntu muri mutegura rwose mukanoza kagera muri detaye. Imana ibaha umugisha. Twabigiyeho byinshi. Nahoze mbwira umwe mu basore turi kumwe namwe ntiwabonye ko bakira abashyitsi iwacu tuba dusimbuka ducishaho twiruka. Rero Imana ibaha umugisha. Murakoze gutegura, murakoze kunoza rwose. Mwami Yesu abibahera umugisha. Haleluya. Nta mpamvu ibishira by'ubwami burangira abantu babikora bakanoza rwose, ariko twagira mu gukorera ubu bwami butazigera buhanguka, budafite itangiriro n'iherezo. Twabigeramo akaba ariho dusondeka, twabigeraho akaba ariho tutanoza, twabigeraho akaba ariho tudatanga amafaranga, twabigeraho akaba ariho tudakoresha ubwenge, kandi turimo dukorera ubwami butazarangira. Jya n'ubwenge bwawe bwose, ikintu cyose cyiza Imana yaguhaye kumenya, uze n'amafaranga yawe, uze n'ubutunzi bwawe, uze n'ikintu cyiza cyose, uze ugishore muri ubu bwami bwa Data. Haleluya. Bamusaba ngo nyigishe ubundi bwenge bwinshi, ame n'andi mafaranga menshi, ame n'ibindi byiza byinshi kugira ngo mbishore muri ubu bwami bw'Imana. Amen. Haleluya. Reka tuganire ku magambo y'Imana. Nahayimo tuvuga ngo uhinduke ukomeze benshi. Haleluya. Turatangira mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 22. Kindi ndabashimira kunyemerera gukorera mu mudendezo umenyereye. Nibaza ko ubundi mwakabaye munsomera ibyanditswe, ariko murakoze kumpa uwo mudendezo ngakora nkuko numva. Imana ibaha umugisha. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 22 murongo wa 31 tugeze kuri 33. Aravuga ngo kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Ngo ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Aramubwira ati, mwami niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Ariko weho, cyangwa se wowe Petero, ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Inshuro nyinshi twarivuze tutarisomye, turavuga ngo nawe numara gukomera ukomeze abandi, ariko numara guhinduka ibyanjye bimaze kukuzura, nawe ugenda ukomeze bagenzi bawe. Petero rero amusubiza amagambo meza rwose ari mu ishyaka ryinshi nk'iryo we nanjye tujya tugira, kuko twese uko twicaye hano dukunda umwami. Ntago byakuzindura utamukunda utamushaka, waba uri mu bindi. Twese dukunda umwami. Ngo aramubwira ati, mwami niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Kandi koko Petero yabivugaga bikuye ku mutima, kandi yumvaga ariko bizagenda. Ariko twese hamwe abasoma Bibiliya turabizi ko atariko byagenze. Turabizi ko mbere gatoya Petero byo yashakaga byamunaniye. Kandi kitwereka ko Petero yabivugaga n'umutima wose, nuko byamuteye kurira. Petero amaze kwihakana Yesu yararize. Ya nkoko imaze kubika nko Yesu yari yamubwiye, Petero yararize agenda arira. Nubwo bamutera kugenda ategereye Yesu, akajya agenda ngo Yesu akarenga ngo nawe agahinguka, umutima warabishakaga, ariko ntiyari afite imbaraga zo kubikora. Twese dukunda Imana, abaza mu nsengero twese dukunda Imana, umutima uba ufite gushaka, ariko rimwe na rimwe ntitubishobore kuko haba hari iki kibura. Imana itugirire neza. Yesu yarabizi neza urugamba rwo mu mwuka uko ruri. Iyo twihaye kuruhakana, aba ari uguhakana ibyo Yesu yavuze. Yaramubwiye ngo umwanzi yagusabye kugira ngo akugosore. Twese turabizi kugosora ntago ari ugutera hejuru rimwe, ni ugutera hejuru kenshi. Tekereza ubuzima bw'umuntu gufatwa n'amaboko mabi yitwa ya Satani, atagira impuhwe n'imbabazi, akagosora. Urwo rugamba rw'umwuka ntago rurarangira, ruracyahari. Nimba Yesu yarabivuze kuri Petero, ntabwo uyu munsi aribwo byahindutse. Cyane uko tugana mu gihe cyanyuma, umwanzi ashyizeho imbaraga mu kugosora. Ubuzima bwawe umwanzi yiteguye kubutera hejuru, akabikora nta mbabazi namba, akabikora atiteguye kuvuga ngo reka noneho nshyireho ukwezi kw'agahenge, reka nshyiremo umwaka w'agahenge. Oya, iyo tumurushije imbaraga kubera uri muri twebwe, niko kurekura kwe, kuko nta muhagira, ahubwo arekura kuko yarushijwe imbaraga n'amaboko. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko Yesu utangira umurimo mwiza muri twebwe ajya awusohoza. Umva icyo Yesu yamubwiye. Haleluya. Ngo ariko weho ndakwingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana iyo igeze iravuga ngo icyakora we nagusabiye ku Mana kugira ngo utareka kunyizera
kandi numara kungarukira uzakomeze abavandimwe bawe. Nakwingingiye kugira ngo utareka kunyizera, kandi numara kungarukira uzakomeze abavandimwe bawe. Ese bigenda bite kugira ngo tugosorwe hanyuma koko tugosoreke? Ese bigenda gute kugira ngo ibyo dushaka gukora nk'uko Petero yabishakaga ntitubibashe? Ikiba cyanyeganyeze ni iki ngiki Yesu yavuze. Haleluya! Ni iki ngiki cyitwa kwizera. Yamubwiye ngo ndagusengeye kugira ngo kwizera kwawe kudacogora, kuko Petero nucogora mu kwizera amagambo yanjye arakubera nk'ibinyamakuru, amagambo yanjye arakubera nk'ataravuzwe n'Imana, kandi uri bugosorwe hanyuma ugosoreke bikunde, kuko kwizera kwawe kwacogoye. Imana itugirire neza. Ntabwo Yesu yabwiye Petero ngo amubwire ngo Petero we ndakwingingiye kugira ngo utazareka kubwiriza. Nta nubwo yamubwiye ngo ndakwingingiye kugira ngo utazasambana. Nta nubwo yamubwiye ngo ndakwingingiye kugira ngo utazata umugore. Ni ukuvuga ngo ibyo byose bijya bitubaho inyuma bigahinguka. Ni ibimenyetso byo kwizera kwacogojwe, kwizera kwatakaye, aho amagambo y'Imana duhindukira nk'impuha. Ariko iyo kwizera gutoshye ari kuzima, amagambo y'Imana tubera ubuzima, ntago tubera nk'impuha. Haleluya! Ubu hari ijambo rya Bibiliya usoma, ibyavuzwe n'Imana usoma, ariko ukumva bikubereye nk'impuha, ukumva ntibyakora. Uko nigiye kwizera kwacogoye. Kwizera rero niko guhagarika umuntu akaba umugabo nyamugabo wo guhamya, none ibyo yashakaga akabasha kubishyira mu bikorwa. Ese Petero we niki kikubujije gukomezanya na Yesu nk'uko wabigambiriye ngo mugerane mu rupfu, ngo mugerane no muri gereza, ngo mufungwane? Ko wishakaga niki kikubujije? Nuko kwizera kwacogoye. Amagambo y'Imana yumvise atamukorera, yumvise Imana idafite imbaraga ubwayo zo kuba yamurinda ngo bikunde, cyangwa se aramutse agiye no mu rupfu biba ariko Imana yabishatse. Imana ishimwe cyane, kuko iki gihe cyo rwose barahamyaga bakanapfa. Imana itugirire neza. Haleluya! N'icyo umwanzi arimo arwanya mubera, arimo ararwanya kwizera mu mitima yabo. Twabivuzeho ejo, ni ijambo musanzwe muzi. Murabizi ko kwizera kuzanwa no kumva amagambo ya Kristo, kandi kumva cyangwa gukinguka kw'amatwi yo mu mwuka nako kuzanwa no gukomeza kumva ijambo ry'Imana. Ikinyoma cy'umwanzi kiratambuka kikavuga ngo ubwo wabiteze amatwi ntubwo byumve, ubwo wasomye Bibiliya ntagire icyo ukuramo, rekeraho. Nyamara gukomeza gusoma, gukomeza gutega amatwi nibyo bizibura amatwi yacu mu mwuka. Ijambo ry'Imana rikongera rikagira ubuzima muri twe, ntirimere nk'impuha. Haleluya! Turi mu gihe cyo gukora ku bwenge, kandi ni n'isezerano ry'Imana kuko tugana mu bihe bya nyuma ubwenge buzagwira. Ubwenge ni bwiza, bukemura ibibazo byinshi. Ubwenge bwazanye ubuvumbuzi bwinshi mu buvuzi. Uyu munsi hari ibintu byinshi badukoresha bakatuvura bigakunda, ariko ni igihe aho amagambo y'Imana iyo tuyashyize ku munzani n'iby'ubwenge, rimwe na rimwe twebwe abari muri Kristo Yesu iby'ubwenge bihabwa imbaraga, amagambo y'Imana akatubana ubupfapfa. Kandi Imana ngo yahisemo gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ubupfu ni iki? Ni ikintu ushyira mu bwenge ukumva ntikijyanye. Yesu ashimwe cyane. Ariko n'iby'Imana ikirisha abayizera. Haleluya! Jambo ry'Imana rirangana iki mu mutima wawe? Ese urimo urakora iki kugira ngo ribemo, hanyuma kwizera kwawe guhore gutoshye, umwanzi nakugosora ntugosoke? Kuko ibibazo n'ibigeragezo bizahoraho, ndetse uko turushaho kwegera igihe cya nyuma umwanzi azarushaho gukorana umwete. Nuba afite umwete mwinshi. Igituma tumushobora, igituma atatubasha, nuko kwizera kwacu kuba gutoshye, guhagaze. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Abaguye mu butayu cyangiye ubwoko bw'Imana bugana i Kanani, nagira ngo mbibutse ko bataguye mu butayu kuko basambaniye hagati yabo. Nubwo bari bafite ibyaha biri muri bo, ntago baguye mu butayu kubera ikindi kintu, cyangwa ko bagiye kwiba mu mirima y'abaturanyi, cyangwa kuko bagiye gukora n'imahano. Batakaje kwizera hagati mu rugendo. Amagambo Imana yababwiye ko irimo ibajyana i Kanani, aba bantu impuha bitegereje babona Imana ntifite amaboko yo kubagezayo, basanga ntibazagera. Ni icyaha kimwe cyatumye benshi bagwa mu butayu, ni icyaha cyitwa kubura kwizera. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 3 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12. Rwandiko rw'Abaheburayo 3:10 kugeza kuri 12. Ngo nicyo cyatumye ngirira umujinya ab'icyo gihe, nkavuga nti imitima yabo ihora iyoba, kandi ntibarakamenya inzira zanjye. Ngo nuko ndahirana umujinya wanjye nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura
Imana ihoraho. Mu yandi magambo, Imana ikava mu mutima ikimurwa, igakurwa ku ntebe y'ubwami, ngashyiramo ibindi bintu, ubwenge bw'isi se, imyumvire yanjye se, ubumenyi bwanjye se, ibitekerezo byanjye se, logike zanjye se, nkimura Imana bikicaramo. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Baguye mu butayu kuko imitima yabo yayobye ngo ntibarakamenya inzira z'Imana. Imana yari yaberetse imbaraga zikomeye muri Egiputa, yari yabakujeyo amaboko akomeye cyane, barabonye imirimo y'Imana. Imana yabatungishije manu, ibiryo byavaga mu ijuru bikagwa rwose, bakarya batatetse, batatahije ngo bashake inkwi. Hanyuma kutizera kwajyaga kunyuzamo kukabakorera ibintu bisekeje. Imana ikababwira ngo ku isabato honyine, mbere y'isabato nibwo mwemerewe gutora iby'iminsi 2. Yesu ashimwe cyane. Ariko kubw'umururumba no kutizera Imana, no ku minsi ibanza bakaba batora ibyo kubika, uko niko umutima w'umuntu umera iyo wananiwe kwizera amagambo y'Imana. Haleluya. Babitora bikagira gute? Bikabora. Ariko ku isabato bajya gutangira isabato, babitora ntibigire icyo biba. Amagambo y'Imana ari mu imbaraga zo gukora ibyo yavuze. Haleluya. Suko ibiryo byaraye byagombaga kubora, ahubwo nuko Imana yari yababwiye ngo ntimutore iby'iminsi 2. Hanyuma babikora bikabora. Yababwira ngo nimutore iby'iminsi 2 ntibibore. Gukira kwacu kubikiye mu by'Imana ivuga. Imbaraga zacu zibikiye mu by'Imana ivuga. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Icyama umutima wawe ukongera ugakumbura kumva amagambo y'Imana, utayumva nko kurangiza umuhango, utayasomerwa gusa, ahubwo nawe uyarya, uyisomera, wifuza ko ibitekerezo by'Imana biza bigasunika ibitekerezo by'isi, dore ko ari byinshi. Tumara umwanya mutoya mu nzu z'Imana, twumva ijambo ry'Imana iminota mikeya, ariko amatwi yacu acometse ku maradiyo, acometse ku mateleviziyo, acometse ku matelefoni yacu. Ayo ni amakuru yose dushyiramo. None kuko ijambo ry'Imana litagwiriye mu mitima yacu, bya bindi twashyizemo bikagenda bikamera nko gusukamwo amazi, hanyuma amagambo y'Imana akatubera nk'impuha, tukaba muri ubu bwami turindushye kandi twaragenewe ikiruhuko cy'ukuri muri Kristo Yesu. Imana itugirire neza. Haleluya. Haleluya. Kubura kwizera byambura umuntu ikiruhuko cy'umutima, akinjizwa mu maganya, mu marira adashira, kuko ibyo arebesha amaso nibyo biba ari ubuzima. Isi y'umwuka aho tureba ibitagaragara iba yamukingiwe rwose. Hanyuma kubura uku kwizera bikinjiza umuntu mu muhangayiko ukomeye w'umutima. Imana itugirire neza. Kubura kwizera kandi bituma umuntu atakaza ishyaka ry'ukuri, rya shyaka rigurumana ryo kujya kubwira abandi bya Yesu, rya shyaka rigurumana na rwa rukundo rwinshi twakoranaga umurimo w'Imana, tudategereje uduha amashyi, tudategereje uduhemba, rigakamuka kuko twibwiye ko Imana ngo idafite ingororano zihagije zo kuduha, kuko twibwira yuko ibihembo by'abantu ari byo byiza. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Icyama akaba ari umutima arimo kuvugana nawo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kugira ngo rero wowe nanjye tube mu ntwari zo kwizera zitagira iminsi yo kugabanukirwa. Nari mvuze ngo kugira ngo wowe nanjye tube muri izi ntwari zo kwizera zitagira iminsi yo kugabanukirwa. Haleluya. Nuko duhora twisunga uwatangiye umurimo mwiza muri twe. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Haleluya. Uru rugendo turimo rufite warutangiye. Haleluya. Si ibintu twihimbiye, si ibintu wabyutse ngo wadukane. Uru rugendo turimo rufite warutangiye. Dufite umwuka w'Imana wamuritse ibya Kristo, turabihishurirwa, amaso yacu arahumuka, turamwizera. Haleluya. Yarabayeho mu gihe kitari icyacu, yarapfiriye Golgotha tudahari, ariko turamwizera. Hari umuntu watangiye uyu murimo kugira ngo rero ube mu ntwari zo kwizera zitagira iminsi yo kugabanukirwa. Abo umwanzi azagosora ntibagosoke, nuko duhora twisunga uwo nguwo watangiye umurimo mwiza muri twe. Haleluya. Mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Filipi, igice cya 1 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6, haravuga ngo shima Imana yanjye iteka uko mbibutse. Haleluya. Abafilipi igice cya 1 3 kugeza kuri 6 ngo shima Imana yanjye iteka uko mbibutse, ngo kandi uko mbasabiye mwese iteka ryose mbasabira nezerewe. Kubera iki? Kuko mwafatanyije nanjye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza muhereye ku munsi wa mbere mukagezana n'ubu.
torero ry'Ifilipi ntimuragacogora, mbasabira nezerewe kuko nabonye ubuntu bw'Imana iwanyu. Kuva mwakizwa mwakomeje gufatanya nanjye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, muhereye ku munsi wa mbere mwabwakiriyeho mukagezana n'uyu munsi mutari mwacogora. Ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Haleluya. Uru rugendo rufite warutangije, ariko abera benshi barimo baranyagwa bakibagirwa mwisunga, bakibagirwa gukomeza kumwishingikirizaho, bakibagirwa kumenya ko ari we mbaraga z'abizera. Bikagenda bihinduka ibintu bimeze nk'ubupapfa, bikagenda bihinduka ibintu ahari duharira abantu tubona atari abanyabwenge cyane, bikagenda bihinduka ibintu bimeze nk'ibyo cyangwa batarakira, ibintu byo kwisunga watangije urugendo bikagenda bigabanuka kubera igihe cy'ubwenge duhagazemo. Kuko hari ibintu mu buzima busanzwe abantu batondeka bakavuga ngo step ya mbere cyangwa ihame rya mbere ni iri, irya kabiri ni iri, ibi bintu iyo bikoze bigenda gutya na gutya. Ariko uru rugendo rworoshye gutya no gukomeza kwisunga watangije umurimo muri twebwe. Haleluya. Si ingamba ya mbere ni ya kabiri, ntago ari ugushyira kuri ibi byuma ngo indirimbo yanjye ya mbere nicaho, ngo ivuga butumwa rya mbere niricaho. Oya, no gukomeza kwisunga watangije uyu murimo muri twebwe. Haleluya. Nukumenya neza ko wowe nanjye ntacyo dushoboye tutagishobojwe na Kristo. Iyo uzi neza ko umuntu ari ugushoboza, nturara utamuteze amatwi, nturara utamutumbiriye ku maso, umuhozaho amaso kuko ubuzi neza ko imbaraga zawe zikomoka muri we. Haleluya. Haleluya. Hari ijambo ry'Imana iteka iyo turivuze turyerekeza ku bandi bantu riravuga ngo havumwe uwiringira umwana w'umuntu. Iteka tuba dutekereza ko ari ukwiringira abandi bantu, ariko no kwiyiringira ubwawe nabyo bizana umuvumo. Kwiyiringira ubwawe binyunyuza imbaraga z'Imana, ariko kumenya ko nashobozwa byose na Kristo n'uwatangiye umurimo mwiza muri njye bigenda bikugwiriza imbaraga, kandi ukugwiza imbaraga ukarushaho guca bugufi mu mutima wawe, kuko uzi neza ko atari ukubera wowe ahubwo ni ukubera uri muri wowe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma rero Pawulo aduha ikintu kimeze nka silence, ikintu cyakwiye kutumara ubwoba, ikintu twakwiye kwishingikirizaho iteka. Kuri uyu murongo wa 6 aravuga ngo icyo nzi neza rwose. Mu Gifaransa ahantu avuga ngo icyo nzi neza rwose aravuga ngo je suis persuadé, ndemezwa neza, ndabizi neza, nta gacu ko gushidikanya. Ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Haleluya. Mu cyemezero cyo kudasubira inyuma dufite kigira gishyigikira, si ingamba zawe n'izanjye, ahubwo iki cyemezo cyo kuvuga ngo sindi mu bagosorwa ngo bagosoreke, ntabwo ndi mu basubira inyuma ngo barimbuke. Iki cyemezo cyo mu mutima wawe kigira gishyigikira, witwa Mwuka Wera watangiye umurimo mwiza muri twebwe, ni nawe ushyigikira iki cyemezo cyacu cyo kudacogora. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kubera iki ibi bintu tubikeneye? Nuko ubwami bw'Imana ari uruhererekane. Haleluya. Kugira ngo ukizwe hari abantu buntu bambaye inyama n'amaraso bakoreshejwe n'Imana, hanyuma urakizwa. Kugira ngo generation zikurikireho, kugira ngo abaturi inyuma n'abatureberaho, kugira ngo bakizwe kandi bakomerere mu Mana, Imana yifuza gukorana nawe. Ubu ni ubwami bw'uruhererekane. Niyo amagambo Pawulo yabwiye Timoteyo aravuga ngo ibyo wanyumvanye, ibyo wambona, ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabibwira abantu bo kwizerwa bazashobora kubibwira abandi. Iyo utatubereye wo kwizerwa rero, kugira ngo ibyo wakiriye kubakubanjirije ubihereza abandi, ubu tubereye igihombo gikomeye mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Petero ngo nagusengeye kugira ngo ukomere Petero. Numara gukomera, numara kukwizera kwawe gukomera, nawe ukomeza abandi. Uyu murimo ni wari burangirire muri Petero, nkuko umurimo twahawe utagomba kurangirira muri twebwe. Ariko se turabahereza iki? Nitwuzurwamo no gushidikanya, nitwuzurwamo no kubura kwizera. Turabahereza iki? Turabahereza ishusho y'Imana y'inyantege nke. Turabahereza ishusho y'Imana itagira imbaraga zo gukiza. Turabahereza ishusho y'Imana itabasha gukiza indwara. Turabahereza ishusho y'Imana idafite imbaraga zo gucagagura ingoyi z'ibyaha ngo umuntu abeho atagitegekwa nabyo. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Ufite umurimo ukomeye kugira ngo numara guhinduka wowe ukomeze benshi. Haleluya. 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 Iriya jambo tubonye mu Bafilipi ryatubwiraga ngo
arabihamya, arabizi neza ko yatangiye umurimo mwiza muri twebwe izawukomeza iwusohoze kugeza igihe Kristo azahishurwa akaza gutwara itorero. Si umurimo urangira. Yesu niwe wadutoranije. Nta ruhare wagize mu kwakira agakiza uretse kwemera, kwizera, ukakira iyo mpano y'ubuntu wari uhawe. Ariko reka nongere nkubwire nanjye nibwira ko atadutoranyije kugira ngo bigarukire ku gutoranywa gusa. Ntago yaje ngo agutoranye, antoranye tube dufite agakiza kubw'ubuntu bw'Imana ngo hanyuma hagiyeho akadomo bigarukiraho. Oya, ari umurimo ushinzwe nanjye shinzwe. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 16 ndetse no 17. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 15 igice cya 15 kuva ku murongo wa 16 no 17. Ngo simwe mwantoranije. Haleluya. Ibi ngibi iyo tubimenye byerato byacu byose bikubitwa hasi. Hari igihe ugendana neza n'umwami cyangwa ugira umugisha ukavukira mu muryango wubaha Imana, ugakurira mu kubaha Imana, ukabitozwa hakiri kare uri mutoya, ukabikuriramo. Ntugire n'imyaka yo kujarajara ngo userere none ukajya wumva hari ukuntu hari ubifitemo uruhare. Oya, arimo aratubwira ngo simwe mwantoranije. Haleluya. Nubwo wavukira mu muryango ukijijwe gutoza inzira y'Imana, burya ni Imana yagutoranyije. Nta ruhare twabigizemo. Ngo simwe mwantoranije ahubwo ninjye wabatoranije. Ariko aranje ntiyarekeraho. Ngo ninjye wabatoranije ngo kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto. Imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Simwe mwantoranije, amaze kudutoranya, amaze kutwigeza bugufi, yadushyiriyeho kugira ngo twere imbuto. Atari imbuto zo munsi yo mu minsi y'ibiterane, atari imbuto z'igihe wabyutse neza, atari imbuto z'igihe wafashe iminsi yo gusenga wumva uri mu byutse, ahubwo no kugira ngo izo mbuto zigumeho. Ubuzima bw'umukristo bwagenewe kugenda bwera burushaho kwimultiplier, burushaho kwikuba, burushaho kugira umusaruro muri ubu bwami kuzageza tuvuye muri uyu mubiri. Haleluya. Haleluya. Ni ikinyoma ko umuntu yatangira yera imbuto cyagiye ataragira akazi kenshi, cyagiye akiri umunyeshuri, cyagiye ataragira inshingano, cyagiye ataragira amafaranga, akaba ari bwo yera imbuto nyinshi, akavuga ubutumwa bwiza hirya no hino. Noneho ko agenda gwiza gukomera cyangwa ubutunzi runaka, imbuto zikagenda zigabanuka. Icyo ni ikinyoma. Umwami Imana yadushyiriyeho kugira ngo tugende twere imbuto. Imbuto zacu zigende zigwira kandi zigende zihoraho. Umuntu wese ubanye n'Imana neza, umubano we w'uyu munsi uraryoshye kurusha umubano w'igihe cyatambutse. Haleluya. Umuntu ubanye n'Imana neza, umubano we wa none uraryoshye kurusha imyaka yashize. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ni ikinyoma cya Satani kuvuga ngo kera twagize ibihe byiza, ngo hari igihe twagiraga ibihe byiza byo gusenga. Ese nyuma yo kugira ibyo bihe byiza, ko ibihe byiza byose Imana iba yabikiyemo, ibi bikiramo ikimaze nk'ubutumire ngo ikubwire ngo mwana wanjye uyu munsi ngo wishuriye ububwiro, mweretse ko mvuga ngo hayameyerekwa kugira ngo wongere wigirane imbere nanjye, ngo wishurire ubundi bwira ubwo bwami. Haleluya. Ntabwo wemere kuba mu bihe byiza kera hanyuma uyu munsi ukaba warabitakaje. Uko ni ukwibwa. Imana ishimwe. Haleluya. Aya magambo yo muri Yohana 15 muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana iravuga ngo simwe mwantoranyije ahubwo ninjye wabatoranyije mbatuma kujya kwera imbuto. Nyuma yo gutoranywa utabigizemo uruhare, Imana yaragutumye igutuma kujya kwera imbuto, ngo kandi izo mbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakibahe. Icyo mbategetse rero no gukundana. Haleluya. Amaze kudutoranya yadushyiraho kwera imbuto, kugwira, kwimultiplier, kwikuba kenshi. Haleluya. Kuba umuntu w'umumaro mu bwami bw'Imana, kuba ahantu ugahasiga trace n'ibimenyetso bya Yesu. Haleluya. Ahantu wabaye, ahantu watuye, ahantu watinze bakavuga ngo hano hantu higeze kuba umukristo. Ibicano by'amasengesho byatangijwe nawe, gusenga mu miryango byatangijwe nawe, ibikorwa by'urukundo byatangijwe nawe, imirimo myiza yose yatangijwe nawe. Haleluya. Wahamagariwe gusiga ubumana aho ugeze hose.
hari umuntu urimo kunyumva nubwo imvura ihari? Haleluya. Yadutoranyije adushyiriraho adutuma kugenda kwera imbuto zigira gute? Zigwiza iby'ubwami bw'Imana, zituma abantu bakurwa mu isi y'umwijima bakwegurirwa ubwami bw'umucyo, zituma abari bacogoye muri twebwe basubizwamo imbaraga, akanya gato bakwitegereje, akanya gato bavuganye nawe bagasubizwamo imbaraga kubera ubuzima bwawe. Kuko Yesu ntabwo ahari ngo agende muri no mihanda ya Kamembe, ntabwo Yesu ahari ngo agende Rusizi, ahubwo afite umwana witwa wowe nanjye. Haleluya. Aratwizeye kugira ngo tumugendere. Yaradutoranyije kubw'ubuntu tutabigizemo uruhare, ariko adushyiraho kugira ngo tugende twera imbuto nyinshi, hanyuma isi imenye ko Yesu ariho. Haleluya. Abahakana Imana ni benshi, abandi batayihakana ariko bahagaze hagati na hagati, uretse ko ntahabaho ariko niko baba bibwira, nabo ni benshi. Niyo mpamvu Imana yifuza ko wera imbuto kugira ngo abantu bamenye ko Yesu ari muzima. Ugira ubuzima buri viva, ubuzima buzima burimo kubaho kw'Imana. Imana itugirire neza. Haleluya. Reka nkwibarize, ni iki cy'ubwami bw'Imana urimo kugwiza? Abufashije guhura n'umwami w'abami Yesu Kristo ni bande? Ni bangahe? Umwe mu mutego tugwamo abakristo iyo dufite itorero rimeze neza, rifatika, turyoherwa hagati yacu, kuko ubusabane bwa kivandimwe buba buryoshye. Ejo twarasangiye twese, byari biryoshye. Kwicara ahantu hasa neza biraryoshye. Kubuziranye na mwene so mumaranye imyaka 5, 10, 20 mugendana muri uyu murimo biraryoshye. Ubwo buryohe rero bujya budutera kwibagirwa ko hari abantu ibihumbi n'ibihumbagiza bataramenya umwami tuvuga. Tukaryoherwa hagati yacu, tugasurana hagati yacu, tukibagirwa barimbuka. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Haleluya. Abantu benshi bahuriza ko icyatumye itorero rya mbere rijya mwitotezwa ari uko bari baryohewe mu busabane bwa kivandimwe. Yesu yari yarabahaye inshingano yo kugenda bave Yerusalemu bagere hirya no hino, bagere za Samariya, bazagere ku mpera y'isi, ariko barangije bararyoherwa. Imbaraga z'Imana zari zihari, bitangaza byarakorekaga mu materaniro yabo, binjira mu masinagogi yabo, abasabiriza abamugaye bakira, bitangaza bikoreka. Urumva aho hantu ko hikura, abantu bazana ibyabo badafite imirimo mu mufuka. Haleluya. Bazana ubutunzi bwabo, gukorera Imana biryoshye, ngo nta mukene wabaga muri bo, abapfakazi bakagaburirwa, imfubyi zigafashwa, biryoshye. Ariko baragumye hamwe. Harimo abantu batarakira umwami. Ibihugu byacu aho bibera igitangaza ni ibihugu byumvise ubutumwa bwiza. Nta muntu wagera ngo umubwire ngo Yesu uramuzi, ngo abwira ati uwo muntu n'ubwa mbere mwumvise, ntawe. Ariko nyine baramwumvise, bamwumvise nk'inkuru, ntago bamwakiriye nk'umukiza, ntago bamumenye nk'umwami. Ni uruhare rwawe kujyana Yesu uri muri wowe, Yesu wamenye. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Urimo uragwiza iki muri ubu bwami? N'icyo urimo gukora kigwira, kigenda cyunguka? Simvuga icyo urimo gukora umaze n'igihe ukora, ni igiki kirimo kigwira? Nihe urimo gwiza ubwami bw'Imana? Ni biki birimo byaguka Imana ikoresheje wowe? Abizera batakigera mu nzu y'Imana bacogoye, baragukeneye kugira ngo wongere bakongeze ku kariro k'Imana, urukundo rw'Imana rugaruka mu mitima yabo, bagaruke mu nzu y'Imana, impano zabo zongere zikore mu bwami bw'Imana. Ni wowe bakeneye, wowe ugifite ako gatege ko kuba mu nzu y'Imana kenshi. Haleluya. Ikimenyetso gito kikwereka gucogora kandi kititaweho na benshi. Haleluya. Ikimenyetso gito cyerekana gucogora kwa bamwe mu bizera cyangwa mu bana b'Imana. Tukibona mu byo Yesu, ubutumwa Yesu yahaye Yohana bwari bugenewe itorero rya Efeso, mu byahishuwe igice cya 2. Ndasoma umurongo wa 3 n'uwa 4 gusa. Usomye amagambo yabwiwe itorero rya Efeso, hari byo umwami Imana yari yabanje kubashima. Yego. Umurongo wa 3 aravuga ngo uzi kwihangana, cyo cyari cyo gushimwa. Ndetse arababwira ngo kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Yego, ibyo byose byari byiza. Hanyuma ku murongo wa 4 aravuga ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Abigeze urukundo rwa mbere, asanze hari igihe umuntu yinjira mu by'Imana ariko uru rukundo rwa mbere ntahure narwo. Yinjiye mu by'Imana ariko
ntiyinjiye muri Kristo. Kuko umuntu wese winjiye muri Kristo, winjiriye mu irembo ry'ukuri, wese asogongera kuri urukundo rwa mbere. Birashoboka rero kubera wa wundi watangiye umurimo mwiza ko umuntu yagumana urukundo rwa mbere. Ishyaka ry'ibya Kristo rigakomeza rikakuzura, ritagenda rigabanuka. Iki rero ni ikimenyetso gito ariko abera kenshi badaha agaciro. Ni ikimenyetso gito kigaragaza gucogora, kureka urukundo rwacu rwa mbere. Ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, torero rya Efeso, mfite icyo nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Ndagira ngo utekereze niba waragize umugisha wo guhura na Kristo, utarafatiyeho ku idini rya papa na mama, utarafatiyeho ngo winjire muri korali, utarafatiyeho kuko uzi kuvuga ngo winjire mu ivugabutumwa. Niba warigeze guhura na Kristo, waragize ubwo buntu, ndagira ngo utekereze ku rukundo rwa mbere. Utekereze ku ishyaka, utekereze ku mwete watumiraga abantu bose ngo baze mu nzu y'Imana, utekereze ku mwete wabwiranye abantu ubutumwa bwiza, utekereze ku mwete wajyaga wumva ko Yesu agiye kugaruka. Imyaka nakijijwemo nubwo ibirimo wenda no gusobanukirwa guke, ariko yari mu rukundo rwinshi, yego ruvanze n'ubujiji, ariko numvaga igihe kimwe nagiye mu ishuri rya kaminuza ryigaga mu mugoroba, ukiye kubw'ishyaka rivanze n'ubujiji, aho nasengeraga bagiraga amateraniro menshi mu migoroba, bakagira amasengesho menshi kandi byabaga ari byiza. Ukiye mva mu ishuri yarimo ubujiji ariko byarimo n'urukundo rw'Imana. Ba mu ishuri kubera iki? Nigaga buri migoroba yose nkavuga nizasanga baransize mu ijuru, zasanga baragiye. Si ibi bintu bumva buri munsi ngewe nzabyumva hehe? Byari biri mu rukundo rwinshi ariko buvanze n'ubujiji. Ariko urwo rukundo rwo kumva nta magambo y'Imana yagucika, urwo rukundo rwo kumva nta giterane wasiba, urwo rukundo rwo kumva nta masengesho waburamo, rwa rukundo rwa mbere wumva ngo ibintu biri buhavugirwa byose birandeba, byose ngomba kubyumva. Nagize umugisha wo gukizana urwo rukundo. Ubundi abantu yari bashyashya mu nsengero biyicarira inyuma, ariko ngewe naje mu rusengero ngahita nicara imbere. Nari mfite inyota n'abatsiko menshi yo kumva amagambo y'Imana abantu bavuga, kuko Bibiliya nari ntagiye kuyikoraho ndi mukuru, ndi umugore. Ntago nari ngeze ngira umugisha wo guhura na Bibiliya ndi umwana muto. Tekereza aho umushyitsi mushyashya mu rusengero ariko wicara imbere. Abadafite amaso y'umwuka baravuga ati uyu nguyu ngira ngo aje kugusha pasiteri. Jabatu uyu nguyu ngira ngo ni umurozi. Umuntu mushyashya ahitira imbere gute? Ariko yari inyota. Nifuza kumva amagambo y'Imana ngo yose nyamire, hanyuma ubuzima bwanjye buhindurwe n'ibyo numva. Kandi birakora. Haleluya. Birakora. Imana niyo kwizerwa. Umutima ufite inyota Imana ntizawusubiza. Tuza tutabizi n'ubujiji bwinshi, ariko Imana ntiwusubiza inyuma, ahubwo irakuvomerera umunsi ku munsi. Urwo rukundo rwa mbere, urwo rukundo rushobora kugucisha hano mu rusengero nta n'amateraniro ahari, uvuga uti reka niherere mu nguni gatoya mbaze umwami w'abami imigambi ku buzima bwanjye, mubaze icyo ambwira, mubaze icyo ashaka. Urwo rukundo rutuma ukorera Imana nta muntu ukureba. Uvuga uti sinkeneye gushimwa n'abantu, sinkeneye batampaye amashyi, batanshima. Mwami ndakuzi, ni wowe nshaka. Ndashaka gushyira akanyamuneza mu maso ya Yesu. Haleluya. Ndashaka kubaho ubuzima butera Yesu wanjye kumwenyura. Haleluya. Erega twerekezaho amaso, aratureba turyamye, aratureba tubyuka, aratureba tugenda, hanyuma akamwenyura akavuga ati mfite umwana, mfite umuhungu n'umukobwa bashyize akanyamuneza mu maso yanjye. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Urukundo rwa mbere, urukundo rwa mbere rutangira Imana rutashyizemo imibare. Yesu ndagukunda, uzuye imbabazi no kugira neza. Haleluya. Urukundo rwa mbere rutwinjiza muri bwa buzima bwo kuberaho Kristo, ugasa nk'uwiyibagirwa, ukavuga ngo kubaho kwanjye ni Kristo, nta migambi nyifite, singijyana aho nshaka, ahubwo umwami ibyo ashaka. Ndagira umwanya wo kumubaza ngo imigambi yawe ni iyihe? Ese ushimye ko ntura hehe? Ushimye ko nkorera hehe? Uranyobora hehe ngo tubigendanemo? Ubwo nibwo buzima twahamagariwe kuba. Haleluya. Haleluya. Yesu niwe rugero dukwiriye kureberaho. Muri Yohana 6, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 6, 38 kugeza kuri 40. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 6. Haleluya. Bimwe mu bintu bibaza umutima wanjye no kubona umukristo umaze imyaka yarakijijwe akomeza kwigenga 100%.
iyo umuntu ari mu ntangiriro z'agakiza burya biba byemewe. Ni nk'uko umwana mutoya mutamubuza gutambuka hano, ashatse yaza akahagarara kuko ni umwana mutoya, ashatse yaza hariya bateretse ibitabo bateguye neza akabisira ibanga kuko nyine ni umwana mutoya. Ariko umuntu mukuru aramutse ahagurutse agakubitiza indabo hasi agasira ibanga ibyo mwateguye, hajya mubona umuntu afite ikibazo. Bimwe rero bibabaza umutima wanjye, ariko ntekereza ko bibabaza n'umutima w'Imana. Ni umuntu umaze imyaka yaramenye inkuru nziza, yaramenye ubutumwa bwiza, ariko agakomeza kubaho yigenga, atemera ko umwami agira ijambo mu byemezo bye. Haleluya. Kubaha Imana kose kubabaza kamere, kubabaza umuntu wanjye wa kera. Kubaha Imana kose kubabaza umuntu wanjye wa kera, kuko ibyo kamere ashaka teka bitandukana n'ibyo umwuka ashaka, birahabanye rwose. Twinjiye mu bihe bigoye inshuti z'Imana. Umuntu yifuza gukurikirana Yesu ariko agakomeza kaniyobora, ntago bibaho, ntago bibaho. Byaba ari nko kugenda utandaraje, kandi ugiye ushaka kujya hariya na hariya ntiwazagera iyo ujya, ntibishoboka. Iyo umuntu yinjiye muri ubu bwami aba yinjiye mu kuyoborwa n'uwo mwami. Haleluya. Mu gukurikira Yesu. Imana ishimwe. Reka nsubire aho narindi mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 6 umurongo wa 38 kugeza kuri 40. Ngo kuko ntavangwe mu ijuru. Uyu ni Yesu. Yesu wambaye umubiri akaba umuntu 100%. Yesu wari Imana 100%. Yesu wabonye ko kugumana kamero k'Imana mu cyubahiro yararimo nk'Imana, yabonye ko atari ibintu byo kugundira, akemera kambara akamero k'umuntu, ngo ndetse kimbata agahinduka insuzugurwa rwose kugira ngo adukize. Ariko uwo akavuga ngo kuko ntavangwe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ngo ahubwo nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka. Haleluya. Kugira ngo uhinduke umuntu uhindutse kandi ukomeza benshi, nuko wigana Kristo kuri ubu buzima. Kuko ntavangwe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ahubwo nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka. Ushyize mu buzima bwawe wavuga ngo kuko ntakiriye agakiza kakostinze, katanzweho ikiguzi gikomeye cy'amaraso y'umwana w'Imana. Byasabye ko Yesu ajya ku musaraba apfa kugira ngo umujinya w'Imana urangirizwe muri we, njyewe ntumfate, njyewe wakijijwe. Kuko ibyo byose bitabaye ku buzima bwanjye n'ubwawe ngo nkomeze kubaho uko nishakiye. Haleluya. Kuko ntakiriye agakiza, kuko utakiriye agakiza, kuko utakiriye Yesu ngo ukomeze kubaho uko wishakiye, ahubwo waramwakiriye kugira ngo ubashe gusohoza ibyo wakuguze, ibyo wagukunze, ibyo wakuguze amaraso ashaka. 39 ngo kandi ibyo wantumye ashaka ni ibi, ni ukugira ngo mu byo yampaye byose ntagira na kimwe nzimiza, ahubwo ngo nzakizure ku munsi w'imperuka. Kuko icyo data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Haleluya. Iyo umuntu akijijwe mu ijuru haba impundu, haba ibirori. Haleluya. Hasanzwe ibirori, hasanzwe abamarayika bikubita imbere y'Imana bavuga ngo urera Mana, hasanzwe umunezero mwinshi. Ariko iyo umunyabyaha umwe gusa akijijwe, ngo mu ijuru haba umunezero mwinshi kubw'uwo munyabyaha wakijijwe. Biba bigenze gute? Mu bwami bw'Imana bavuga ngo tubonye undi muhungu, havutse undi mukobwa muri ubu bwami ugiye kutugendera. Haleluya. Havutse umuhungu n'umukobwa bagiye gutwara ubwami bw'Imana mu isi. Havutse umuhungu n'umukobwa bagiye kuzana undi mucyo mwinshi muri iyi si yari icuze umwijima. Hanyuma rero igiteye agahinda, ubwo bwami bwajya kubona ukabona umwana wavutse agumyaho. Nta mubyeyi n'umwe utagira agahinda aramutse abyaye agakikira, ariko igihe cyo kugenda cyagera umwana ntagende, igihe cyo kwicara cyagera umwana ntiyicare, igihe cyo kuvuga cyagera umwana ntavuge. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Igihe cyo gutuma uwo mwana ngo akore uturimo two mu rugo akaba atabibashije. Mwibuke watangiye umurimo mwiza muri twebwe n'uwo kwizerwa. Dusabwa iki? Gukomeza kumwisunga. Imbaraga ze nizo zikorera muri twebwe tugahinduka abana bakurira mu buntu bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Kandi iyo turimo twibonaho kudakura, ibyo nibyo bidusunikira mu gusenga no kuririra Imana. Ukavuga uti impinduka nsoma muri Bibiliya, ubuzima bw'Imana nsoma muri Bibiliya ko budakoreka kuri njye, ko ntarimo kububona.
izi mbaraga bavuga y'umubatizo w'umwuka wera biri hehe? Ibyo bikagusunikira mu gusenga no kwiherera ubwira Imana ngo Mana iri sezerano ko ari iryacu, icyo data yasezeranye ko cyamaze gutangwa, njyewe ubuzima bwanjye kuki butabifite. Haleluya. Yesu yaravuze ngo ntibishoboka ko abamusaba umwuka wera ngo data atazamuha, ndetse niho cyanditswe cy'isezerano kiri rwose kivuga ngo niba muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza, niba umwana watagusaba umugati ngo umuhibuye, ese data we ntazaha umwuka wera abamumusaba? Ese amasengesho y'abera basabwa kubatizwa, basabwa kuzuza umwuka wera, ese amasengesho y'abera aracyabaho? Niki kidusunikira mu mavumo gusenga? Niki kidusunikira mu misozi gusenga? Niki kitujyana mu butayu gusenga? Nibiki bidusengesha? Ndagira ngo uvugane n'umutima wawe. Abantu baracyakumbura umubatizo w'umwuka wera, abantu baracyakumbura kuzuzwa, abantu baracyakumbura iby'ijuru ko biba byuzurira muri twebwe abantu b'umubiri basanzwe, urwabya rworoshye ruracyakumbura ububwiru bwose tubikiye muri Kristo Yesu. Ese biracyatera abera gusenga? Arahari ni koko babisengera, ariko twibwije ukuri amasengesho azamuka hirya no hino n'ay'ibiryo bishira, n'ay'ibishira, kandi ibishira byinshi nta nubwo babisengera, burya baranabikorera, barakora, bakoresha amaboko. Ibishira byinshi bigira amahame y'isi asanzwe abigenga. Haleluya, haleluya. Yesu yavuze ngo kandi ibyo wantumye ashaka nibi, no kugira ngo mu byo yampaye byose nagira na kimwe nzimiza, ahubwo ngo nzakizure ku munsi w'imperuka. Wa munsi rero umuhungu n'umukobwa bakijijwe, mu ijuru hakaba impundu. Abo bantu babagenewe gutangira kuba mu buzima bwa bundi bwari bwananditswe ku buzima bwabo, ya mirimo myiza bari baragenewe kera muri Kristo Yesu ngo bayigendereho. Hari imirimo yanditswe ku buzima bwawe yagenewe gukorwa nawe no gusohozwa nawe, imirimo myiza twagenewe muri Kristo Yesu, bakayitugendera kuva kera. Twagira umugisha wo guhuzwa n'ubwo bwami, ijuru rigahita ryizera ko noneho rutanse ubwo avutse, ubwo byawe n'Imana agiye gutangira kugendera mu mirimo myiza yari yaragenewe kera, yari yaranditswe ku buzima bwe kugira ngo ayigenderemo. Twakabaye rero duhinduka abantu natwe benda kuvuga amagambo nk'ayo Yesu yavuze ngo abo yampaye, ibyo yampaye nta na kimwe ngomba kuzimiza. Abo ni abantu Yesu aha ubugingo buhora. Ariko reka imirimo myiza yose yanditswe ku izina ryanjye, iyo nagenewe muri Kristo Yesu yose kugira ngo nyigenderemo, reka he kubura n'umwe bajya bareba bakavuga ati ariko ko yagwingiye, dore urutansi aracyakora muri 2020, kandi imirimo myiza yari yagenewe muri 2023 azayihagaramo ryari ko tumubona gwingiye, ko tumubona nta bundi bwiru bw'Imana twamwongera, kuko nibisanzwe twamuha. Harimo kubibona, harimo kubyumva, agumye mu kubyifuza nka Petero. Nzagerana nawe mwami mu rupfu, nzagerana nawe mwami no muri gereza, niteguye kugerana nawe. Ibyo yifuza bigumye ku magambo, ariko ntibirimo kumuhindukira ubuzima, kuko abuze za mbaraga duhabwa n'uwatangiye urugendo muri twebwe, duhabwa no kumwisunga. Ubu hari imirimo igutegereje wagenewe kuva kera. Cyama Imana ikurebye nanjye kandeba, igisanga mpagaze neza mu buzere yagenye ko nzaba mpagaze muri uku kwezi kwa 11 2023, izagisanga aho mpagaze ariho koko nari nkwiriye kuba mpagaze. Ngana ku musozo nshuti z'Imana. Haleluya. Yesu yari afite ubusabane bwiza na se mu bintu bimpiga bimpinyuza muri Bibiliya n'ubuzima bwa Yesu bwo gusenga. Imana ishimwe, kawera yarabishimye. Ntibatwandikira amasengesho ye ya ninjoro araye ku musozi, ntibatwandikira amasengesho ya mu gitondo yazindutse mu rukerera bo babana batarabyuka, bayatwandikiye. Ariko baratwandikiye ngo buri joro yajyaga kwiherera kararasenga, mu gitondo butaracya akajya gusenga. Kindi gihe kimwe bagiye mu bwato cyagiye ngo asigara yasenga. Ese nibindi byinshi, ndetse n'amasengesho mu minsi 40. Ibyo ari byose ntabwo ari uriya muhuro we na Satani gusa wabayeho. Mu minsi 40 haba habaye ibintu byinshi. Ntabwo Bibiliya bitwandikiye kugira ngo tugire umudendezo natwe kuvugana n'Imana mu buryo bwacu tuyobowe n'umwuka wera, ariko ni ibintu biduhinyuza. Niba umwana w'Imana yararara agasenga, kandi bwacya mu gitondo ubuzima bwe bwagaragazaga koko ko yasenze, abamukozeho bagakira, abarwayi bagakira. Yavuga ijambo ry'Imana bakavuga ngo ntasa n'abanditsi bacu n'abigisha mu mategeko bacu,
ahubwo waravuga n'ubutwari. Haleluya. Mwuka Wera arahari kugira ngo adushoze, ariko akeneye kumubwira ngo ndi hano Mwami. Akeneye ko uba disponible, akeneye kuba available, akeneye ko witegura ukagaruka mu busabane nawe. Haleluya. Umurimo ba Petero bari bajyanye warihutirwaga, ubutumwa bwiza bwarihutirwaga, ariko Yesu arababwira ngo nimutegereze gato ibyo Data yasezeranye, kugira ngo wa Petero ibyo avuga ashaka none azagere no mu kubishobora, kuko mwibuke ko yarabishakaga rwose kugerana na Yesu mu rupfu, ariko imbaraga zibishobora arazibura. Yesu arabwira ngo nimwongere mutegereze icyo Data yasezeranye, kuko uwo mwuka w'ukuri naza muzahabwa imbaraga. Haleluya. Muzahinduka abagabo nyabagabo, muzahinduka abahamya b'ukuri, muzampamya rwose. Ubuzima ufite ibyo bwifuza, kuko twese ko turi hano dukunda Imana, ariko ubuzima butabasha kubishyira mu bikorwa, bukizwa n'ikintu kimwe, bukizwa n'umuntu umwe, wundi watangiye umurimo mwiza muri twebwe. Ni utwuzuza imbaraga, noneho ibyo dusoma n'ibyo tubwiriza n'ibyo turirimba nshuti z'Imana bigahinduka ubuzima bwacu. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ushobora rero rwose kumenya ibyo Data ashaka, umubano wawe nawe warazimye, we ntuzima, ahora gutegereje. Haleluya. Wamenya icyo Data ashaka, wahabwa imbaraga zo kugishyira mu bikorwa, umubano wawe nawe uzima. Yaguhaye ibaruwa y'urukundo, yuzuye urukundo. Iyi baruwa, iri jambo ry'Imana, niho Data twimenyesha, niho tumenyera uwo ari we, niho tumenyera ibyo akunda, kandi ntibiduhindukira ubumenyi gusa, ahubwo biduhindukira umutsima utunga umuntu wacu wo mu mwuka. Haleluya. Yesu yaravuze ngo umuntu ntatungwa n'umutsima usanzwe gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Imyuka myinshi ifite intege nkeya yabera nuko irimo ubusa, iri empty, ntabwo igaburiwe. Haleluya. Ntabwo igaburiwe, irashonje. Tekereza umubiri wawe uramutse ugaburira ku cyumweru gusa, mbese tukarya hano, warangiza ukamara icyumweru utari warya, wananuka kuma, ntiwagira imbaraga zo kwiruka, ntiwagira imbaraga zihinga, ntiwagira imbaraga zijya kurangura, ntiwagira imbaraga zikora imirimo. Ugiye urya rimwe gusa ku cyumweru, kandi mwibuka ko ibiryo byo ku cyumweru nabyo biba birimo ijambo ry'Imana n'andi magambo menshi y'umuvugabutumwa. Haleluya. Kugira ngo ubuzima bwo gushaka gukurikira Yesu kugera mu rupfu, kugira ngo tujye ubuzima bwo gushaka kumukorera no gukora ibyo ashaka tubushobore, nuko umuntu wacu mu mwuka abagaburiwe rwose. Ndasaba Umwuka Wera watangiye umurimo mwiza muri wowe ngo yongere ashyire inyota yo kuba mu magambo y'Imana mu mutima wawe, yongere ashyire uburyohe bw'uru rugendo, yongere ashyire gukumbura kuryoherwa n'ijambo ry'Imana, yongere ashyire gukumbura no kuryoherwa n'amateraniro y'abera, yongere ashyire uburyohe no gukumbura ibintu byose bigaburira umuntu wawe wo mu mwuka. Yongere kubikora useta ibirenge, ntongere gutungwa n'akaverise kamwe avuga ngo nuca mu mazi menshi nzaba ndi kumwe nawe, ngo nuca mu muriro birimo ibyawo ntacyo bizagutwara. Kamwe konyine. Iri jambo ry'Imana ririmo Imana iyo iriyo, ibyo ikunda, hakabamo n'ubushobozi noneho bwo gukunda iby'Imana ikunda, hakabamo guhishurirwa Imana iyo ariyo. Hanyuma ibitekerezo by'ubwoba, ibyo duharwa n'isi, amakuru dukura hirya no hino, akabadiriwe, agakosorwa n'icyo twakuye mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu yarivugiye ubwe ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. Haleluya. Hanyuma isi, ibitekerezo byacu bimwe na rimwe byarwaye, byo bikatubwira ngo nubwo tutamugira tuzabaho, nubwo tutamugira ubukristo tuzabushobora, nubwo tutavugana nawe tuzabibasha ibyo ashaka. Oya, kandi we nyirabyo yaravuze ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite, ngo mwebwe muri amashami gusa. Igishami ryahwanyiwe rigakurwa ku giti, icyo rikora nta kindi uretse kuma. Haleluya. Umusaruro turimo dutanga uragaragara ko connection yacu ku giti ari ntayo. Niyo mpamvu nta musaruro, niyo mpamvu ibitangaza ari bikeya, niyo mpamvu ibyaha n'amateraniro yera bikomeza kuvangwa. Ariko Yesu arahari, icyo cyamuzanye kugira ngo atugirire neza, kugira ngo ubuzima yadufatiye buhinduke ubwacu, hanyuma uhinduka amaboko ye, uhinduka akanwa ke,
winduka amaguru ye noneho umugendere. Haleluya. Ibuke Petero yumvaga mu mbaraga ze yagirana na Yesu mu rupfu, ariko inkuru nziza nuko icyabaye kuri Petero kigihari. Yaje guhinduka umugabo wo guhamya, arinda agera mu rupfu uko amateka yitorera bivuga, arinda bambwa acuritswe. Ni ukuvuga ngo za mbaraga atarafite igihe cyarageze Petero arazihabwa. Reka uyu munsi wowe nanjye utubere umunsi wo kwakiriza imbaraga, iyo twifuza bitubera ubuzima. Haleluya. Twamubonye Petero cyagiye wahunyizaga mu kashyamba ka Getsemani. Twamubonye Petero utarabashaga gusenga, muramwibuka Yesu ababwira ngo mwananiwe no gusengana nanjye n'isaha imwe. Twamubonye Petero yaje guhinduka umugabo w'amasengesho. Twamubonye ahinduka umugabo w'imbaraga ushobora guhamya. Icyo Petero yahawe kiracyahari ku bwacu, natwe twaba abagore n'abagabo buzuye imbaraga z'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Bera, nimureke twongere twisunge umwuka w'Imana. Twe kwishingikiriza ku mbaraga zacu, twe kwishingikiriza ku bwenge bwacu, twe kwishingikiriza ku bumenyi bwacu. Ubumenyi bwacu buradutunga mu kazi no mu ofisi aho dukorera, ubucuruzi aho ducururiza, rwose imibare tukayihuza bigakunda. Ariko uru rugendo wo kwishingikirizaho n'umwuka wera. Haleluya. Tumuhamagare tumubwire ngo bana natwe mu mirimo dukora mu rubuga, bana natwe dutegura indirimbo cyangwa dusenga ngo ziduhe, bana natwe tujya kubwira abera ubutumwa bwiza, bana natwe tujya kubwira abatakuzi tubashyira inkuru zawe zikiza, bana natwe. Iki gihe kirimo umwijima mwinshi kandi kirakomeye. Si igihe cyo kwishingikiriza kuri experience, si igihe cyo kwishingikiriza ku mazina yacu amenyekana abantu bakayamenya. Igihe cyo kwishingikiriza kuri wa wundi watangiye urugendo muri twe. Haleluya. Mwuka wera niwe utwemeza iby'icyaha, Mwuka wera niwe utwigisha ibyo gukiranuka, Mwuka wera niwe utubwira iby'amateka n'iby'urubanza, tukaba tubizi neza ko urubanza ruzabaho. Turabizi neza ko igihe kimwe iyi si izazingwa, tubyemezwa n'Umwuka wera. Uru rugendo rero rushoborwa n'abandi, ni bandi bari bugosorwe ntibagosoreke, n'abakomeza kumwishingikirizaho. Kumwishingikirizaho nk'aho badafite ikindi kintu. Nabonye umuntu yamugaye amaguru, ntashobora kwibagirwa imbago ye kuko arabizi ko imbago ari yahagurukiraho. Nta bukristo bufite imbaraga, nta bukristo bwagosorwa ntibugosoreke igihe cyose budashingiye ku Mwuka wera. Iyo tutamwishingikirizaho isi bizatugosora, ubwoba bw'ibihe buzatumara, ubwoba bw'amafaranga no kuyabura buzatuma twimuka aho twari twaragenewe kubonera umugisha. Imana ishimwe. Haleluya. Gusenga kuzaba kwinshi igihe cyose uzaba uzi ko imbaraga zawe zidahagije. Bimwe mu bidutera kudasenga nuko tujya dukora tukabona byakoretse, ariko igihe tuzi neza ko imbaraga zacu ntaho zatugeze, gusenga kuzagaruka muri twebwe. Imana ibaha umugisha. Bifuza ko dusenga gato injira mu kindi gice. Haleluya. Ukiranutse ntabeshwaho n'ikindi, abeshwaho no kwizera. Kwizera gukomoka hehe? Mu magambo ya Kristo. Iko mu rwandiko rw'Abaheburayo 10 hatubwira 37 na 39 ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishime. Ariko twebweho, nifuza ko we nanjye twaba muri aba ngaba, ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera. Ikintu cy'agaciro ufite muri uru rugendo ni ukwizera. Ntiwemere rero kubaho kutavomerewe, kuko kuvomererwa n'amagambo ya Kristo. Imiyaga y'isi ikubashe, ukubaka ubuzima bwawe ku rutare arirwo Kristo. Imivu igatemba, imiyaga igahuha, ariko ubuzima bwawe kuko bwubatse ku rutare ntibunyeganyege. Ibihe n'ibihe bikazagusiga ugishikamye kuba wizeye. Cyangwa umutima wawe ongera ukifuza kwishingikiriza watangiye urugendo muri wowe. Mana ishimwe kubw'ubumenyi duhaye, Mana ishimwe kubw'amazina akomeye igenda iduha, Mana ishimwe ishobora kudukura mu bukene no kuburara ikaduha amafaranga. Mana ishimwe ko ishobora kuduha icyubahiro kuko biri no mu byitanga. Ingororano zayo harimo ngo ubukire n'icyubahiro.
ariko Imana kuzigama wewe nanjye nitwibagirwe isoko y'imbaraga zacu. Itorero ririndwa na Mwuka Wera twasigiwe. Itorero rikomezwa na Mwuka Wera. Ubuzima bw'abera bukomezwa n'Umwuka w'Imana. Ntabwo turaba gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Haleluya. Kambasabe dusengeho gatoya nubwo twatwicara nta nicyo bitwaye, ariko ndagira ngo usengere umutima wawe, uvugane n'umutima wawe. Kimwe Yesu yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo ibishoboka ko umuntu yakorera abami babiri cyangwa ubwami bubiri. Ubwami bumwe yabwise ubutunzi cyangwa amafaranga, ndetse n'ubwami bw'Imana. Ubutunzi reka tubugereranye ikintu cyose dushobora kwishingikirizaho kikadukorera, harimo nyine n'amafaranga. Amafaranga ngo ni umunara nyirayo ashobora kuhishamo, kuyishingikirizaho birakunda kandi ni meza, turakayagira tunakore twe kunebwa. Ubwenge nabwo ujya bubera umuntu ubwugamo, izina ryiza rimenyekana yari tubera ubwugamo, kugaragara neza mu maso y'abantu bijya bitubera ikintu cyiza kiryoshye. Ariko reka mbabwire ko ibyo byose ari no mutego w'abera, ni wo mutego w'abera, ni wo mutego w'abera. Wo kwishingikirizaho ukuri n'uwatangiye umurimo mwiza muri twebwe, n'Umwuka Wera, n'Umwuka w'Imana. Reka wongere wishyireho mu munzani mu mutima wawe. Turavugana n'abakijijwe, turavugana n'abari mu nzu y'Imana. Wongere urebe imbaraga zawe, icyo uhagurukiraho ni iki? Urikira kuki? Iki kimpa bushize bw'amanga, se n'amafaranga yanjye, se n'izina ryamamaye, se n'ubwiza bw'igihagararo. Agaciro kanjye kayobeye mu bishyi, agaciro kanjye ari kuba umwana w'Imana. Hanyuma twongere tumutumire, nitumenya ko agaciro kacu gashingira muri we, ibihe byo gusenga bizagaruka, ibihe byo kwiherana n'Imana bizagaruka. Tuzongera dukumbure kumwishingikirizaho. Data, dusutse imitima yacu imbere yawe. Wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe, umurimo urawukomeje. Wadushyira kugira ngo tugende twera imbuto, kandi imbuto zacu zigumeho. Waradutoranyije tutabigizemo uruhare, ariko duha umurimo wo kugenda twera imbuto. Waraduhamagaye kugira ngo dukomeze, kugira ngo duhindure, hanyuma natwe tugende dukomeza abandi. Turi mu gihe cyo kwihugiraho Mwami, utugarukeho. Tunyuzwe n'ibyo dukorera, tukanyuzwa n'ubutabazi watwihereye, tukanyurwa n'ineza tukubonaho, tukibagirwa ko twahamagariwe gukomeza urugendo rwo kujya gukomeza abandi. Muri iri teraniro duciye bugufi, kandi tugusabye imbabazi aho twarangaye, kandi tugusabye imbabazi aho twihugiyeho, kandi tugusabye imbabazi aho ibyishingikirizo byacu byabaye ibindi bitari wowe Mwuka Wera, kandi tugusabye imbabazi ko twumvise tubishoboye, amasengesho akaba make, kwiherana nawe bikaba bike. Wongera utugarukeho. Urakoze ko atari kubw'imbaraga n'amaboko, ahubwo ari kubw'Umwuka wawe. Tugukinguriye imitima yacu, tugukinguriye imitima yacu, tugukinguriye imitima yacu, kugira ngo wongere utwuzure Mwuka Wera w'Imana. Wongere uyobora ubuzima bwacu bwa buri munsi, wongere uyobora ibyemezo byacu, ugire ijambo muri decision zacu, ugire ijambo mu byemezo byacu. Twongere turyoherwe n'umubano wacu nawe wo mwibanga, umubano wo muri publique. Ujye utwisha abantu mu mutego, ngo kuko gutinya abantu, maso y'abantu ajya guhisha mu mutego. Ariko wongere utwubakire umubano wacu nawe wo mwibanga, Mwami mwiza. Wongere wubakire abakuze muri twebwe, bamenyereye iby'uru rugendo, bafite amagambo yawe menshi bazi. Wongere ubyubakire abakiri batoya, umubano wo mwibanga Mwami. Abakiri batoya ejo batazagira ngo kubana nawe nibi bigaragara gusa, maze bakibagirwa ibyo mu bwihisho, byo mu bwiherero bari bonyine kumwe nawe.
kongera ubaka umubano. Umwami w'abami yazamukaga ngo buri joro bakajya gusenga ari wenyine. Tugarura ubwo buzima mukunzi mwiza, ubuzima bwo kwihererana nawe. Turakwizeye, turagushima, tuguhaye icyubahiro. Urakoze Mwami, urakoze Mwami. Turakwizeye Mwuka Wera, urimo gusuka inyota mu mitima, urimo gusuka ububyutse mu mitima, urimo gusuka ikanguro, urimo kongera kwatsa rwa rumuri rwacumbaga. Ni kuri baravuze ngo urumuri rucumba ntago ruzimya, ngo n'urubingo rusadutse rwa rurimo rutwarwa n'umuyaga, rwa rumeze nka Simoni, ngo narwo ntago ruvuna. Imbabazi zawe niko ziri, ahubwo urumuri rucumbura rwatsa, urubingo rusadutse ukongera ukaruhagarika. Ngwino wongera uhagarika ubuzima bwacu, ngwino wongera watsa urumuri rwacumbaga, rwa rurimo ruzima, rwasigaraga rukora gusa ibigaragara, rugakora gusa ngo batabaza ngo yagiye he, rugakora gusa ngo abandi batavuga ngo se ko atabonetse. Wongere watse urwo rumuri rwacumbaga, watse urwo rumuri rwakoraga ibigaragara gusa n'iby'inyuma bishimwa n'abantu. Wongere watse kubw'imbabazi zawe. Ndagushimira Mwami w'abami ko gukora kwawe utazadusiga tumeze nk'uko twari tumeze. Urakoze kudukura mu bitotsi by'umwuka, katsa umuriro wawe mu mitima yacu, tugasazana ikakama itoto, tukagenda tugwiza imbaraga kugeza mu masaziro, tukagenda tugwiza imbuto zigumaho kugeza mu masaziro. Tucyumva ijwi ryawe, tugikungingurirwa ijuru rikikinguka ku bwacu, ubwiru bwawe ukibutumenyesha. Tumeze nk'abasimoni biciye mu isinagogi, ahari bitakiri mu ijwi ryawe, ariko bategereje umukiza kandi yahinguka bakumenya. Tumeze nk'abahana bari baragize ibyago byo gupfakara, ariko urukundo rwabo ntirwakonja, ngo bakomeze kuramya Imana ku manywa na nijoro, ngo biyiriza basenga bategereje umukiza kandi ahingutse ari uruhinja abandi batarumenye, kuko yari afitanye ubuzima hamwe nawe, yari afitanye amabanga, ngo ariko uruhinja ruhingutse ngo ararumenya. Aravuga ngo uyu ni umukiza, kandi agakiza wabikiye ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Ongera ureme ayo mabanga no mu bakuze mu myaka, ongera ureme ayo mabanga y'ubwiru bwawe no mu bakiri batoya. Aho dutunga ijwi ryawe muri iki gihe gisa nk'ubuhenebere, aho dutunga ubusabane nawe muri iki gihe gitwikiriwe n'umwijima, ariko tukimenyanira nawe. Garura ubwo buzima mukunzi mwiza. Urakoze Data, guhaye icyubahiro kandi ndagushima. Mu izina ryawe Yesu senze, amen. Haleluya. Reka dukomere amashyi Mwami w'abami. Haleluya, 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 amen. Imana niyo kwizerwa, amagambo yayo abeshaho, amagambo yayo ni umutsima, amagambo yayo yaranzuye. Haleluya.